Cyuma Hassan nyuma ya interview twakorera ku rukiko utubwira uko byagenze uko witabye ni cyavuyemo nuko ntacyo yatanze ubu ngusanze hano aho uri mu kazi utunganya amashusho y'ibiganiro binyuranye ndagira ngo nkubaze kugira ngo wongere kwitaba ari kuveyo ntacyo ufashijwe utaburanye iki kwitera niki. Urakoze cyane ku cyarumbashije rero ko vuga ngo nagiye ku rukiko ni inshuro ya kabiri bwa mbere mu kwa karindwi barampamagaje ngiye kuburana ku bujurire ushinjacyaha bwaje kuba urukiko rwagasaba rwaragize umwere kandi kuko nari umwere kandi n'abanyarwanda barabizi hafi ya bose ko ndi umwere nyamunda gutera urwenya ngo ndi umwere nka rucago. Ubwo rero urukiko rwamaze kugira umwere abo bandi barajurira kandi amategeko arabyemera sinabavye kuko amategeko arabyemera. Nagiye rero ku munsi wa mbere bambwira ko kwa karindwi barambwira ngo ni nsanga nta mucamanza ndamubura umunshinje ndamubura navukanje turataha ariko manza kubaza greffier kuri telefone arambwira ngo itaye mitubikira tuzaguhamagara. Rero n'uyu munsi ku itariki nyeze kwezi kwa 10 nagiyeyo mpageze nabwo nageze ku isaha 1:50 kubanza gategereje saa 2 zigeze mbona kuri tableau d'affichage nta ruriho sinzi ko tableau d'affichage ndi buvuga mu Kinyarwanda aho bamanika amatangazo gutyo hari n'abaki Kinyarwanda cyiza haba hari urutonde rw'ababurana abasomerwa nk'ibyo binyuranye n'amatangazo y'urukiko. Njya kuri reception ndabaza ko nari kuri tableau d'affichage barambwira bati ibintu dosiye yawe ntabwo buburane uyu munsi ntabwo byoroshye ntabwo uri buburane ariko baranyuriye nta mpamvu bakuhaye ntayo baranyuriye ngo njye kubaza witwa Patrici ni umwanditsi mu rukiko rukuru ndamubaza arambwira ati dosiye yawe twayiganiyeho mu minsi yashize tubura umucamanza uzayiburanisha n'umushinjacyaha atuwe nta tariki ifite uzaza gutanga amazi se kuki mwashyize muri system ko ndiburana uyu munsi arambwira ngo igisubizo kitari cyiza sinangombwa kuba yambwiye ibintu ari mu kazi wenda atazi ko kubibwira itangazamakuru ngo mbivuge ariko nuko byagenze muri make. Hanyuma uko kutakumenyesha ngo urubanza ntirukibaye ukajyayo bisigaje ku inshuro zingahe kugira ngo ubare ku rubanza rwawe rusa n'urutakiriho? Ange ntabwo nabibara ko rutakiriho nibo bafite ububasha amategeko abyemerera arabyemera bakajya n'undi ubasha bw'akazi bone bazavuga bati turaruhanaguye naho igihe bazankenera ndahari kuko ngiwe nisanzwe nizimo umunyangamugayo igihe cyose bazampamagara bazambona ni nabyo nakuva kera na kare twabwiraga umucamanza mbere bandekure nkurikiranwe ndi hanze wenda kaza kubyanga nubwo byamaze kuri 18 z'ukwa 6 umucamanza bifata umwanzuro ngo bandekure nkurikiranwe ndi hanze ariko perezida w'urukiko rw'ikirenga agahamagara umucamanza yafashe uwo mwanzuro akamubwira ngo isubireho uwo mwanzuro kumurekura ngo abana ari hanze wisubira mufunge kandi uzaba itariki yafe kuburana ubwo harumva ko imbaraga ziba zimurisunika bitabaye ariko ngiye ibya perezida cy'ukirenga wibwiye n'iki ko byagenze ngiye bafite ibimenyetso kandi biba birise musiga ko nabona agiye kuvuga ikintu ngiye bafite ibimenyetso kandi ntanazi cyane ko umuntu uvuga ibyo atanazi uvuga ibyo adafite ibimenyetso bamwita umupfapfa rero ntabwo ndi umupfapfa nubwo mbere yo kuvuga ibyo bapfapfa ko bapfapfa nibo bakoze amarorerwa ariko ntabwo najya kubwira ubwo nabimenye kuko abantu bangaye akazi n'uburyo umuntu abamenye ibintu ariko buriya kenshi na kenshi hari ibintu tumenya nigeze gutera umuntu urwenya ndamubwira ngo mbitse amabanga menshi nk'isume yo muri rogi n'urwenya twateraga ariko ngo nyine n'abakurikiye baba bumva narabimenye ariko uyu munsi impamvu nzanajyayo nzajya nkunda no kujyayo cyane kuko hari igihe bashaka kuzavuga bati ngo twaramubuze turuca adahari nabyo birashoboka ariko rimwe na rimwe nk'umunyarwanda w'umunyangamugayo ngomba kwereka inzego ko mpari kandi iyo waciye udahari ku nshuro yindi ukurikiye bakongera kuguhamagaza bahita bagufunga ngo utazongera kubura. Ariko ntekereza ko ubutabera nk'uko inyito wenda no gwarigiye abahanga bavuga ngo tujye dutandukanye kuri n'inyito niba ubutabera mu Kinyarwanda cyiza no gushira ibintu ku murongo ntabwo ari kubabazanya babikoze gutyo baba batandukira icyo bita ubutabera baba bakoze ikintu cyo kubazanya ariko ubundi ubutabera no gushira ibintu ku murongo. Hanyuma witabye ntibyawe ntiwaburanye ushize ntiwaburanye ubundi baguhamagara bakubwiye ko
ubushinjacyaha bwajuririye iki? Abambwira ko banjuririye icyaha cyo kwiyitirira urwego rw'umwuga n'inyandiko mpimbano no gukoza isoni no gusagararira abashinzwe gutambamira imirimo y'ubutegetsi. Niba mbyibuka neza cyangwa niba mbivuze neza ariko ni muri uwo mujyo. Hari ibyo wagizweho umwere, ibyaha byose nta kimwe cyaguhamye? Ibyo byose biri kuko mbere bandika ibyaha byinshi. Ndagira ngo wibutse gato abaduteze amatwi n'adukurikiye ku mashusho, ibyaha bingahe waregwaga, byose ukabigirwaho umwere, ibyagarutse mu bujurire ni ibihe? Naregwaga ibyaha biri hafi gusatira muri 7. Bandegaga mu kutishiranga imisoro miliyoni 70, bakandega gukubita no gukomeretsa mu nzego z'umutekano, bakandema kwitira urwego rw'umwuga, inyandiko guhimba no guhindura no gukoresha inyandiko mpimbano, kwitira urwego rw'umwuga. Bandega byari byinshi kuko nibyo hari n'ibyo bandikaga muri indictment yajya imbere y'umucamanza akavuga ibitarabaye, akabivuga. Rimwe nagira ko rangura umucamanza ndasaba ko bansubikira kuko ubushinjacyaha kugira ngo ategura dosiye y'ibyo bundega nkazayibazo kuko bari kumbaza bari kundega ibyo ntigeze mbazwa. Umucamanza Dieudonné wemerewe kusubiza ibyo bakoreze muri indictment. Bagenda babivangavanga nyine bigaragaza uburemere bw'ibinyoma kuko buri umunyabyaha cyangwa se umuntu wihimba ikinyoma hari ukuntu abikura arafinda pfundikanye hirya no hino, cyane ko nabo ubwabo ubwo nabonaga mu mizi ku itariki ya 2 Werurwe, niba nibuka ku ya 2 Werurwe, umushinjacyaha bw'iyo urukiko ko bandeze bashingiye ku makuru y'ibinyoma. Umucamanza baza unyunganira mu by'amategeko bwana Gatera Gashabana hagati Madame la Présidente twaherekana tubabwira ko nungana nta cyageze akora, none batangiye kubivugira imbere yanyu ko bamureze bashingiye ku makuru y'ibinyoma, ibintu muzabihira mufata icyemezo. Ubwo nabo bageze bakabwira umucamanza kandi amakuru y'ibinyoma kandi bikaba bigaragara, wenda ntawamenya ikiminsi hatse. Ni umuntu ashaka kuvuga ati reka tutegereze turebe bagishakisha ibindi, ariko mpamya ko gukakara bujurire nta kindi bazana kitari mu byo bandikeye bushize, ntaranakibajijweho. So ni ugutegereza nkazitaba bakazama itariki, ubundi nkajya kubamenera intobo mu maso nkababwira ukuri kwanjye. Ubu kwiyitirira urwego rw'umwuga cyavuyeho cyo ntabwo cyajuririwe? Nanone kirimo nacyo cyaragarutse. Ngo barashinja kuba ari Rwanda Media Commission yaranditse ibaruwa ivuga ko Ishema TV itanditse muri RMC ngo nta n'umuntu uyikorera ufite press card. Ni byo bajuririye, ariko n'undi gisa n'icyambere, n'undi niyo mpamvu ngo n'undi rusibiya uzanyura nzabatsinda ko ndabeze neza niba ari ubutabera nzabatsinda, kuko umucamanza wa mbere namubwiye ko ngewe RMC nzi bya rukwitakana kandi dusanzwe tubizi, ngaragaza ibyangombwa RMC yasinyeho. Umve ko abantu bansetsa afite ibyangombwa yasinyeho. Twigeze kwikora kiganiro. Ndabifite n'amabaruwa ko yakiriye dosiye yanjye. Niyo press card bakoresha bandika nayishyuye, nayisabye mbere ko nkurikiranwa, nanayishyura mbere ko nkurikiranwa. Rero ibyo n'undi nzagera ku mucamanza wa kabiri, mwereka ko umucamanza wa mbere yakoze ubushishozi ku byari byabaye agira umwere. Wishyuye umwaka ushize wishyura iyo karita y'itangazamakuru ntiwayihabwa, ntabwo ari kwishyura bundi bushya, ahubwo waba waranditse usaba bundi bushya kongera kwihabwa. Nagiye baramwe gukora ko ushinjacyaha bwajuriye bazayemara uko urubanza rupfundikiwe. None si byo hari itegeko riteganya gutyo ngo umuntu uri kuburana ariko akaba adafunzwe ntabwo yemerewe gukora icyangombwa cy'akazi? Nyine hari ikintu regambure bitazi, hari ikintu bita mu nyangire n'ububasha bwo buri inyuma kanaka gahamagara ngo mubigenze gutya. Rimwe na rimwe hari igihe wowe ubwawe n'ikibazo ufite, ariko kubera ko ari umuntu mwagonganye mwahuriye ugasitara ku nyenyeri ze, agahita avuga ati mubigenze gutya. Ariko ari nayo mpamvu uje gusanga pouvoir judiciaire inkuru yakomeje kuba yigenga, ariko pouvoir executive kayikoreramo ngo mubigenze gutya. So ariko yaje arajira ngo rwo kwitira urwego umwuga mfite aho nakoze hazwi, mfite ibyangombwa n'izitangazamakuru n'ibindi bitandukanye, mfite inkuru zinagaragara hirya no hino nagiye muri icyo gihe. Kandi RMC kwandika ngo ntabwo ituzi mu kwitaki 31 z'ukwezi kwa 2020 yasohoye itangazo ivuga ko itemewe kwandika iyo miyoboro ya YouTube, ariko bakandika n'ikintu abango ngo kuba ruri tatuzi. YouTube ntabwo mu maboko ya Ruro, abajya mu maboko ya Ruro n'abakoresha iminara, cyane cyane ko nayo ubwayo isaba icyo bita frequency modulation muri ITU, muri International Technology Union.
aho bakoresha imihanda niyo bajya muri rura, twe dukoresha ibikorwa remezo byubatswe na leta ni internet, kandi no mu cyangombwa twa na RDB kitwemerera gukora no kumenyesha amakuru adasanzwe cyangwa mu gihe kimwe cyangwa gihoraho, biranditse mu rwego rwa leta, kandi no muri Rwanda Revenue Authority. Ibyo byose rero usanga ni bya bindi nyine tu abantu bafindafinda ibintu by'imbeho byashaje. Urwo ni urubanza rumwe, urubanza usabwa uru ni urubanza rumwe uri kuburana, rwo ni urubanza uregwamo, ni urubanza ubushinjacyaha bwajuririye ko wafunguwe bitari ngombwa ko wagomba gukomeza kuburana, ko hari ibyaha bikibasha kuguhama. Uretse uru rubanza hari urundi rubanza rwa kabiri ukurikira, ntabwo ari gukurikiranwemo, si n'urubanza ahubwo wowe wagize utya utanga ikirego cy'amapingu yajugunywe iwawe. Abayakiriye ko bagutumije ngo ujye gusobanura ibyayo bakubwira ko ajya kwikurikirana, baba barakubwiye ko bigeze. Ntekereza ko njyewe ntabwo nareze, ntabwo natanze ikirego, kuko ntabwo iyo utanga ikirego mu buryo bw'amategeko ugaragaza icyo wakorewe, ingaruka byakugize. Amapingu nta ngaruka zangize, nta kintu byanwa, ahubwo njye nasabye inzego gukora iperereza, kandi iperereza ry'iwacu batubwiye ko ritagira imyaka runaka. Ndategereje ikizava muri iryo perereza, ngira ngo bakoze ko mubyumva, cyane cyane bakubwira ngo turi mu iperereza, n'ibyo ukora n'inkuru ngo turi mu iperereza, ugategereza ko bazakubwira icyavuye muri iryo perereza ugaheba. Cyane nk'itangazamakuru dukora professionnel, niba nkari kubwiye ngo biri mu iperereza, ugomba kumubaza igihe rizarangira akazabiguha, cyane cyane nk'ibihugu bigira byubaha abanyamakuru bikabaha amakuru. Ntabwo ari ukuvuga ngo turi mu iperereza ngo birangire iby'iteka ryose, ahubwo biba ngombwa ko n'uwo munyamakuru mushaka ukamuha ibyavuye mu iperereza. Uretse ko itangazamakuru abantu wenda bafite ko baba basigaye barikora, ariko nkanjye nk'umunyamwuga ntekereza ko niba Bwana Murangira Bwitsi yaravuze ngo turi mu iperereza, nk'umunyamakuru wakoze iyo nkuru ugakuvuga iti urwego rw'ubugenzacyaha rwavuze ko rwafunguye iperereza, bakazakomeza gukomenyekana, tukaba inshuti mu kazi, kuko abantu bari inshuti mu kazi bitanga umusaruro. Ngo nanjye ngira ko iperereza rihoraho iteka ryose, akaryasengesho ifunguro ridutungura iduhe none n'iteka ryose, ubwo natwe dukomeza gutegereza. Ndacyategereje. Urwo ni urubanza rwa kabiri. Urwa gatatu ni urubanza warezemo Tom Ndahiro n'abandi bafatanije guharabika itangazamakuru, cyane cyane ibyo ukora kimwe n'ibindi. Urwo rwo rugeze abo ngabo ntabwo nshobora kuzabavuga, kuko nta mwanya mfite wo guhangana. Ariko warabareze? Nta mwanya narabareze, kandi igisubizo Libera kimpaye cyaranyuze, kandi nanjye ndi mukuru amacwana, ngiye natereye iyo nzamureka akomeze abo bose gisimba mvuze, nzabakomeza akomeze bamoke ijoro ryire, bamoke kimbaze kiranambaza, akabonamo n'abantu b'abakecuru basigaye bigo bahumbaguza kuri za social media nk'imbeba yo mu Rugarama, abantu bataye umuco basigaye bigo bahenda mu buzukuru, bagahenda mu bakwe, bakavuga amangamba ari kuri social media, nabo basaza bandi. Ikimbabaje ariko ntabwo kibinambabaza, kuko bivugwa n'abantu b'imbeho basanzwe bamuka. Buriya n'uburi ku rugendo imbwa ikakumukira ntuzahagarare, kuko nuhagarara uzakererwa, kuko imbwa zihora zimuka. Abana ntabwo ibyo nshaka no kwigarukaho, sinifuza no kuzavuga mu mazina. Ururimi rwanjye nimba avuga mu mazina ni wowe bivuze, nimba avuga mu mazina ururimi rwanjye ruzafatana n'igisenge cy'akanwa. Ni ukuvuga ko ikirego watanze cyarangiriye muri RIB, nta kindi gikurikirana. Njye mbashaka proof. Abantu benshi barabimbwira bati nubarega ntibizakurikiranwa, bari kwibera. Ndo umwe mu bakubwiye ko bitazakurikiranwa. Ariko ngiye nk'umuntu mukuru ntabwo nshingiye ku kanaka yambwiye, nshingiye ku cyo amategeko avuga. Niba amategeko avuga ibi, reka mbikore, ndibe niba amategeko bashobora ibyo amategeko bashobora kubikora. Ariko birangira bagakurikiranwe. Nta kibazo nanjye mba nizi. Everywhere we learn. Turiga tubereho kwiga, kandi ikiba kiriho nanjye no gukomeza gukora ibintu nkubahiriza amategeko n'amabwiriza by'umwuga nkora, ntitaye ku buryo abantu bafite inda zabo n'amarangamutima yasumbye ubwenge, nkirinda kugikorana nabo, ngakora icyo amategeko yanjye ateganya, kuko ndabizi ubukeye bw'ibintu biri hanze y'amategeko. Monami ibiriya bitero iriya niyugiri ingabo kuri Twitter baba baramfashe, ntibiba byagusize amahoro. Byagusize amahoro, ariko umuyugiri nyine urayugira ukomeza ukayugiriza n'amayomba yazo ibintu nk'ibyo, ukabareka ukendereye tu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe ngo niba ufite ibyo ukora bisangamo inyungu, wikuramo inyungu, komeza ukore. Barabazajya kwiroturuva basange warageze kure. Kandi nanone ku byo
abo bateruzi turababona abateruzi batunoza abo bashakashatsi mu guhanga mu gushakashaka ibyabo urabareka bagashakashaka ukibaza ikizavamo nyine iyo bafata nk'inkuru dukora bakazigereranya na jenoside yakorewe abatutsi biriya bizarangira ubwabo jenoside yakorewe abatutsi aribo bayicikishije amazi cyangwa se aribo bayihakanye. Niyo uvuga ngo umuturage yarenganye wamubaza uti wabyakiriye ute, uti akagusubiza ati nuko byatangiye mu mwaka uyu n'uyu. Wa muntu wiyita umushakashatsi mu bicuramye abantu bazi ururimi rwo muri Zambia hari ikintu cyo kwita kino kintu kivamo imyambi. Abantu bazi ururimi rwo muri Zambia bazi ukuntu babyita, aba ari abantu bitwa gutyo. Rero bajya mu Rwanda bakita igiti, sinzi ukuntu bakita ikintu cyavuyemo imyambi, sinzi ukuntu mbizi mu Giportugal nibwo mbizi, ariko barira bareka gakora. Ikindi nanone Imana ibiri hejuru ya byose ibisumba byose bakakwita ibyo ngibyo, undi abikore ko ari we. Niba ari umushakashatsi akiga avuga ngo umunyamakuru akoze inkuru ngo apfobeshe jenoside, abamuhaye ubwo bushobozi bagakomeza bakamurebera bazisanga bisamye basandaye. Ariko njye nta nubwo nyibitekerezaho cyane. Icyo niyumva muri ko nkunda igihugu, akunda perezida wacyo, kandi nanone nibutsa abantu njyewe ntabwo nshigikiye ubutegetsi, byumve neza, sinshigikiye ubutegetsi kandi sinaburwanya. Ni umunyamakuru w'umwuga, singomba kugiraho mbagamira amagarara. Nk'umunyamakuru ngomba kuba hagati yaba barwanya ubutegetsi abari ibyabo n'abagori ku butegetsi abari ibyabo, ariko umunyamakuru ngomba ndi intermediaire, mba ndi hagati yabo. So ibyo uriya yavuga rero bituma jenoside yakorewe abatutsi yavuze biriya bituma itakaza agaciro. Ngiyo nk'umuntu uzi agaciro yabaye nyubaha nafite imyaka 4, nkaba mbona abantu barukiye mu nzibutso n'ibindi bitandukanye, wakazana biriya bitamuca amazi nkamureka. Ni nana namutumiye ngazaze dusangiye ko nari usanga nta mpamvu yo kwicarana. Burya umugabo iyo yicaranye n'imbwa nawe hinduka imbwa, ariko nta mushumba w'imbwa ubaho. Ariko yavuze ngo uyu uragiye imbwa imwe nawe buriya kabiri. Ariko nanze kwicara, nahise mbona ko ntakwicarana nawe kuko umugabo umubona atumirije amatama agenda. Nabonye ejo muri noneho reka kuvuga atajyaho narabinamukurikiye. Dusoza icyo mubaza abakunzi ba Ishema TV, abakunzi ibiganiro ukora, bajya bavuga bati none Cyuma kuze muri dasanzwe, Cyuma ntaramuka. Urabahumuriza ute cyangwa urabwira iki? Mbabwire icyo mbabwira, nibakomeze bansengere, ariko banambe hafi, bakomeze bakurikirana Ishema TV, batureba dusharingire. Ibyo niba bidukorera bizababaza uriya mwanzi wanjye, kandi uriya mwanzi wanjye ntabwo ariho kubera impuwe izindi afite, nuko abona ndi gutera imbere. Kandi igiti kirimo imbuto nicyo giterwamo amabuye. Umuzabibu weze ni urebwa. Ikipe itsinda, abatsindwa bayigirira ishari. Abakunzi ba Ishema TV ndababwira ko nta kibazo mfite, bakomeze badusengere, batube hafi mu buzima busanzwe bitandukanye. Igihe nyine kizaba uzanyica nawe cyangwa se uzagira uruhare mu kumera nabi kwanjye, Imana yo mu ijuru yizamurahura nk'umuvumo kuva ku mwana we urubyaro rwe aho yashatse nawe igihe umuvumo w'iteka uzamumanukaho, bahekenya amabuye bahengama iminwa. Ntabwo icyo gihe kizabisobanura, kuko hari ahantu havuga ngo umwana wanjye azakora ibyo namutegetse bintunganiye. Rubanda bazamureba nabi, ariko bazamureba nabi bose nzabarahuriraho umuvumo w'iteka ryose. Urakoze cyane Cyuma Hassan Dieudonné wa Ishema TV. Ningiye gushimiye. Nibyo koko ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2020 natawe muri yombi n'inzego zibifitiye ububasha. Nafashwe na polisi za kunshikiriza ribe, baziye kunshikiriza ribe itangaza ko bantaye muri yombi kubera ko nanyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ubwo biza guca mu nzira ndende bahindura ibyaha.
banshyiraho ibyaha bitandukanye ngo kubitanga inzego z'umutekano kuzikomeretsa, ubwo ndafungwa. Abantu benshi barabikurikiranye mu gufungwa ndaburana, kubera ko naburanaga ngaragaza ko nta cyaha nakoze. Ibyo byose rero byabaye, baza ku rukiko ruza kungira umwere mu kwezi kwa gatatu. Nimara kugirwa umwere, ubushinjacyaha bwaje kujurira, ujuriye babwira ko wenda tukiri aho mu kujurira ibyaha ushinjwa ugikurikiranyweho ni bingahe? Barabihinduye. Icyo gihe nakurikiranyweho ibyaha byinshi, harimo kubitana no gukomeretsa, kunyuranya n'ibyemezo by'inzego z'ubutegetsi. Ubu ngubu ni 3, hasigaye 3: inyandiko mpimbano, kwitira urwego rw'umwuga, ngo no gutambamira ishyirwa mu bikorwa y'imirimo y'ubutegetsi. Ibyo by'inyandiko mpimbano bijyanye n'iki? Iby'inyandiko mpimbano bavuga ko ngo ntaye akazi abantu batize itangazamakuru, ariko mu by'ukuri iyo mburana ngaragaza, ari nacyo umucamanza mbere yashingiyeho, ngaragaza ko itangazamakuru kuri kora atari ngombwa ko bararyize, agaragaza ko ngewe naryize kandi mbifite n'ibyangombwa. Ubushinjacyaha ntibubihakana, ariko bukanega icyo cyavuga ko arabona haye akazi bataryize. Nkaburana ngaragaza ko na radiyo na televiziyo by'igihugu bakoresha abanyamakuru bataryize, nkabagaragaza byose. Icyo ni inyandiko mpimbano. Hanyuma icyo kutambamira inzego z'ubutegetsi ziri mu kazi bwo nabyo, icyo ngicyo bakindega, ntabwo bagaragaza abo nabujije kujya ku kazi. Ntabwo ntahantu higeze haba imirwano ngo nateje imirwano mbuza abantu kujya ku kazi. Nta kintu bagaragaza, ntibagaragaza n'icyaha cyabereye, ntibagaragaza uburyo kinatambamiye iryo shyirwa mu bikorwa, nta na kimwe bagaragaza. Hanyuma ibyiburanisha nyine ubwo bigeze he rero? Ubwo ibyiburanisha baranjuririye ku itariki 4 z'ukwa karindwi uyu mwaka, barambwira ko ngomba kwitaba urukiko rukuru. Ndaza ngeze hano, mbura inteko iburanisha, mbura umucamanza, mbura n'unshinja ibyaha. Mpamagara umwanditsi w'urukiko, arambwira ngo ninitare nibankenera bazampamagara. Ubwo ndataha, mpita njya mu rubanza. Icyo gihe yabaye urubanza rwa Karasira, mpita njya kukavaringa inkuru y'urubanza rwa Karasira. Rero n'uyu munsi ku itariki 4 z'ukwa cumi bari bambwiye ngo nze kuburana, ngo turaburana. Ubwo rero ndaje, bari bambwiye saa 2, uyu munsi nahageze saa 1:50. Ndategereza, saa 2 zigeze njya kubaza kuri resebusiyo, barambwira bati urubanza rwawe nta ruhari. Bandibara muri systeme, baravuga nta ruhari. Nange njya kora kuri tablet. Ariko se wari wakubwiye ko ruhari? Kuko byari byose waje ubizi ko ruhari. Wari wakubwiye ko ruhari ninde? Metre wanjye arabizi ko ruhari, kandi no muri message bampaye bambwe ko ngomba kuburana uyu munsi. Ubwo turitegura, rero twaje tusanga kuri tablet d'affichage, sinzi ko bavugana bamanika amatangazo, nsanga nta rubanza ruhari. Njya kubaza kuri resebusiyo, barambwira ngo urubanza rwa ntiruhari, ariko barambwira ngo banyobora ku mwanditsi mu rukiko rukuru witwa Patricia. Turabonanye rero mu kanya gashize, arambwira ati dosiye yawe twayirebyemo mu minsi 3 itambutse, turayisesengura, turareba, tubura umushinjacyaha, tubura n'umucamanza. Niyo mpamvu uyu munsi utari buburane, witahira, ati tuzaguha indi tariki. Bibaye inshuro ya kabiri nyine bamwe nitari bazankenera. Nuko nguko nicyo gisubiza amaye. Kuvuga ko nta mucamanza uhari se cyangwa umushinjacyaha, kandi ngira ngo nibyo bashingiraho baguha itariki yo kuburana. Nanjye nicyo nibaza, ariko nkanjye nk'umuburanyi kandi ngaba mfungurwa, nkaba mburana ndi hanze, icyangombwa yuko mba naje, kandi nkabona ko kumbwira gutyo njye biramfavoriza ko nta kintu bintwaye. Cyabakomeza kuba ikibazo mu gihe njye nawe mfunzwe. Mu gihe ndi gukora ndi hanze nta kibazo, wenda bafite igihe cyabo nikigera bazampa itariki yo kuburana. Nizeye ko bazayima nkaburana, cyangwa se bakanabisubika. Ariko ikiba kigaragara burya baravuga ngo intangire y'uruharana ni amasoso. Niba baguhamagaje 2 3 ukaza ukababura kandi aribo baguhamagaje, ngira ngo nawe uri umusesenguzi, nawe kurikirana ikiganiro n'abasesenguzi babona icyo bihatse. Kandi bihatse iki ku bwawe? Kuri njyewe biracyashimangira ko nyiri umwe kandi urukiko rwarabingize. No kumamagaza gutya, mama ntekereza neza ko ari uburyo bwo kuba bashaka kunyereka ko ibyo bandeze nta shingiro bifite. Kuko nabwo urugero mburana ku itariki bari bampaye igifungo cyo gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Kuri 18 z'ukwa gatandatu umucamanza yarandekuye ngo nkurikiranwe ndi hanze.
kuri iyo tariki 18 z'ukwa gatandatu perezida w'urukiko rw'ikirenga ahamagara umucamanza aramubwira ngo icyo cyemezo ufashe cyo kumurekura ikisubireho musubizemo kandi uzamuha itariki hafi yo kuburana. Wabwiwe n'iki ko yamuhamagaye? Ndabikubwira. Ubwo sibaye inshuro 3 nta dosiye yanjye niyo usomye na dosiye yanjye niyo wayiha umwana uterura imizigo Nyabugogo akubwira ko nta dosiye irimo. Njyewe no muri gereza abantu twari dufunganye barabimbwiraga. N'ubu ngubu iyo ngane n'abandi bantu nkabirika dosiye yanjye ubona ko nta kintu kirimo, ahubwo ikiba kiri inyuma ari nacyo gisa naho ngiye gusubiza ibibazo byawe ni ukuboko kuri inyuma. Ukuboko kuri inyuma k'umuntu ushaka kugira ngo ambabaze mfungwe kandi uwo muntu arazwi. Ninde? Icyo kintu kibyishe inyuma rero. Uwo muntu ninde? Umuntu byishe inyuma yitwa Twagiramungu Jean Marie, ntago mbihisha, ni ibintu ntatinya kuvuga, mfite n'ibimenyetso kuko mfungwa ku itariki 17 z'ukwa kane maze iminsi 2 mfashwe, bansanze Kicukiro kuri station ya polisi ya Kicukiro, bankorera torture, bankorera icarubozo ngo nemere ko ndimo leta miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Korane imaze iminsi rundi mbona ku kibuga ndimo kuntu mfashwe ko mbayeho atari byiza ndabisinyira, ariko mu kubisinyira umushinjacyaha witwa Mushimimana Françoise aza kunsanga bibangije muri pariki, aza kunsanga kuri station ya polisi ya Rusoro narindi arambwira ngo muhe impapuro zose nandikiye inzego za leta zimenyesha ikibazo nagize cy'umushoramari wanyanditseho ubucuruzi ngo ndekure ntashye. Ubwo maze kumubwira kuko ngewe ntabwo ndi muto kandi nanjye mba mbona nicyo cyabarakindega muri ya dosiye bankoreye. Ndamubwira ntabwo izo mpapuro ntazo mfite ku buryo naziguha. Ubwo arambwira ati Dieudonné wampaye izo mpapuro ngakurekura. Ubwo kandi icyo ashaka kugira ngo azinkureho azibike mbe mbuze ibimenyetso akindege andege wenda kunyereza umutungo wa leta njye muri geza njye gukora ishene. Ubwo ndazimwima, maze kuzimwima icyo cyagikuramo ahita ashira gukubitanga muri inzego z'umutekano. Noneho we mu kubona akavuga ko ngo nakwise inzego z'umutekano polisi ngo ari mu bitaro bya Kacyiru, ariko akabiriza ibintu urabizi niko bameze. Izo zose n'imbaraga ziba zibiri inyuma. Ikindi nkubwira ibingibi nuko n'ubundi idosiye mu gukorwa nafatiye ku Gisozi, akuye ngo dosiye ikorerwe ku Gisozi birabirinduka, banjyana Kimironko baramvana banjyana i Remera bahamvanye banjyana Kicukiro. Noneho nabwo kugira ngo mbazwe n'abakozi bari kuri izo station nagiye kubazwa n'umukozi wari buri headquarter, kandi umukozi wari buri kuri headquarter witwa Philibert Sebagabo niyo ni narahaye dosiye y'uwo muntu wanyereje umutungo wa leta. Noneho icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Wenda n'ibyo uri kuvuga abantu bashobora kuba badasobanukiwe, wadusobanurira neza uwo Twagiramungu ubusanzwe ku muntu udukurikiye utari umuzi utazi icyo mupfa ni muntu ki, mupfa iki, impamvu ishobora gutuma ashobora guhiga kugera aho yumva ko yagira uruhare mu kugira ngo uhimbirwe ibyaha ni iyihe, mupfa iki? Icyo dupfa ndamanza mvuga icyo dupfana ni mu bapapa baravukana, yanyeretse gucuruza ngo bakurikiranye Quest TV mu myaka yatambutse arabibonye, ngira ngo natwe twakomeje kugenda tubivuga, twandikiye n'inzego zibishinzwe yaba RIB yaba Presidence yaba ubushinjacyaha, kuko n'ubwo mfite inyandiko nandikiye umushinjacyaha mukuru ngaragaza ikibazo ko kimeze. Ubwo yanyanditseho ubucuruzi bw'amamodoka yambukiranya imipaka kuva Kigali Dubai, ubwo yanyandika ubucuruzi ntabizi, nyuma aza kudatanga umusoro ku nyungu. Ubwo nje kuza kubimenya ndamwegera kuko nabirira bitubwira ngo ugirana ikibazo n'umuvandimwe wawe uzamwegere nananirana umuteze mugenzi we nibiranira umuteze itorero. Mwegereye agira ibyo yemera ko azishyura iyo misoro, turabarisha. Ingana gute? Miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nandikira Rwanda Revenue ku tariki 20 z'ukwa 2018 nyibwira ko ari umuntu wanyeretse ubucuruzi bamukurikirana. Ubwo ngubwo maze gwa Rwanda Revenue amakuru icyo bahise bakora, bahise bamenyesha umukire, umukozi wa Rwanda Revenue yari ufite iyo dosiye abibwira umukire aramamagara arambwira ngo ibintu urimo nushaka kubivemo, ngo amafaranga ntanga muri FPR Inkotanyi ni menshi, ngara ntabayambaza, ngo bayambaza bazayambaza warapfuye. Ayo majwi nyaho umugenza cyaha wari ufite amajwi muri coding nuba cyafite. Ubu ngubu telefone zarahindutse ndayamuha, maze kuyamuha ntegeza ko bamukurikirana. Ubwo n'ikibazo cyanye na Colonel Ruhunga ko twagiye kwa mbona nkubone ndakimusobanurira, barabimbwira byose. Ni ikibazo cyateje sako yatangiye umugambi ndi kunkura ku isi,
nandikira nyuma Perezida wa Repubulika ajya mu nteko ishinga amategeko kwakira indahiro z'abadepite arabivuga ngo bagende bashaka abantu banditseho ubundi bucuruzi bakurikiranwe. Ubwo ijambo rinyongeramo imbaraga bituma nkomeza gukurikirana umuntu, ariko uko mukurikiranye ni umuntu ufite amafaranga, kunyica byo ntiyabishobora ntiyabigeraho, kuko buriya Imana igena umunsi wo kubaho n'undi wo gupfa, kandi ibigennye nicyo zakwica. Rero ntabwo kuba ari we ntabwo mba narapfuye. Ubwo akomeza kugenda gutyo, ngira ngo nyuma twaje kubona n'andi mapingu yaguye iwanjye, yumvikana amagana umubyeyi wanjye aramubwira ngo uyu munsi ararusimbutse ariko ubutaragiye ntazagaruka. Noneho kwabihuza no kuba wa wundi wagejeje ikibazo cye kiriya misoro, umugenzacyaha niwe kwaguhimbirwa ibyaha, niwe wongeye kongera kugukorera atari adakorera aho wafatiwe, na wa mushinjacyaha noneho akagaruka kubwira biriya, ugahita ubihuza n'ibyo uwo mukire yigamba, ugahita ubihuza. Kandi urabizi cyane cyane hano mu gihugu cyacu ifitanye ikibazo n'umukire kurushaho ubushobozi yakwica. Ni benshi mujya mwumva bajyana ibibazo n'abantu barushaho ubushobozi bakomera nabi, kandi barabimbwiye. Rero ngewe dosiye yanjye mfite hano mu nyandiko n'imbere y'umucamanza n'imbere y'ubushinjacyaha nta kintu kirimo, ahubwo ni umuntu. Kandi ikindi kintu nakubwira ni uko ku itariki 7 z'ukwa 11 2020 mfungiye muri sitasiyo muri gereza ya Nyarugenge, umuyobozi wa gereza witwa Kayumba Innocent yagiye guhura n'uwo mukire bahurira kuri CHK. Wabibwiwe n'iki ko ari ufunze? Umucungagereza bari kumwe, ntabwo nza kumuvuga amazina, yaje watanzi aza baririza ati ariko ninde mufitanye ikibazo, ndabimwima kubera ko mbanzi kugira ngo umuntu witwa Kanaka muraziranye, ndamusanga turamuzi, ngo witonde rero yahuye n'umuyobozi wa gereza CHK. Urumva icyo ni ikindi kimenyetso cya gatatu. Si bahuye ndangeje numva ariko nsobanura dosiye yanjye uko imeze y'ubwo bucuruzi yose umukiriya yinyanditseho. Uwo munsi bwarakeye bahita bajya kumfungira ahandi hantu ntagomba kubonana n'undi muntu, bambuza ibyo kurya. Rero ibyo ni ibimenyetso bigaragara ko uwo mugabo ni imbaraga, ni we wihishe inyuma. Noneho nawe uwo mugabo nawe izo mbaraga zitizwa n'abandi bantu baba muri leta, bakora muri leta bakomeye, bavuga bati mumufunge atazakomeza kudukurikirana. Kuko ndayibuka nagiye kuri ribe ya Remera, umugenzacyaha witwa Eric, mfite ibaruwa nabandikiye ribe, njya hedikota ribe inyariyanta iremera. Ngeze iremera umugenzacyaha aranyibwira ati idosiye ndayakiye nzaguhamagara, witwa Eric. Amara ibyumweru bitatu nderega, maze kunderega ngeze ndamuhamagara, ngo bamujyanye i Nyanza. Ku munsi ugeze ndabwine se ko nandikiye urwego umuntu niba baramwimeka ngiye kurikirana. Eric naragiye semwe kwa mujyanye i Nyanza, nageze ahantu akora Remera, nganire nawe arambwira ngo Dieudonne ngo sorry, ngo narakubeshyaga, ngo baranyemuye. Ati wa muntu naramuhamagaje azana abantu bakomeye muri kino gihugu, ati ntakubwira ko kuri umunyamakuru utazajya kubavuga, bamwe bananyobora. Ati rero dosiye ntuzayimbaze, sibyo? None bita bikubitiramo n'umukozi wa CID Libitaraza witwa Faustin, nawe numwije iki kibazo, arambwira ati naramuhamagaje azana abandi bantu bakomeye. Rero abo bantu bakomeye baba batsinda bo muri leta, bakora mu nzego nkuru za leta, kuko ngiye nsomye dosiye yanjye ntago ari gitifu, ntago ari meya, n'abantu mu nzego nkuru za leta baba bagira bati bigende gutya kugira ngo uretse se uwo ngo uvuga ko mupfa imitungo, abantu bo mu nzego nkuru za leta baba bakuzize iki? Abantu bo mu nzego nkuru za leta baba bapfa iki nawe? Nyine abo bakorana nawe muri bwa bucuruzi, bakorana nawe muri bwa bucuruzi nakubwiraga. Kuko iyo ubonye uburyo iki kibazo cyanjye nta hantu kitageze, yaba mu itangazamakuru ahantu hatandukanye, iyo hatari izo mbaraga kiba cyarakemutse, kuko ni ibintu byoroshye, ni ibintu biri simple. Rero ibyo ngibyo by'umugabo dufitanye icyo kibazo nibyo biza bikaza hano muri iyi dosiye bikayiremereza. Nta kintu kirimo, ngira ngo umuntu wese wari wasomye dosiye yanjye ubona ko nta kintu kirimo, ntakagombye kuba mfunzwe. N'abanyunganira amategeko barabimbwira bati dosiye nta kibazo, nta kintu kirimo cyakugombye kuba cyaranagufunze, cyagombye kuba witaba urukiko kuri ubu, ahubwo ni imbaraga z'inyuma ziba zibisunika. Rero kandi ngiye mpamya ko nta rwego rwa leta mfitanye nabwo ikibazo, nta kibazo mfitanye na leta, ahubwo nabo bantu bakorana n'uwo mugabo. Kandi koko n'abazikora muri izo nzego za leta bagiye bambwira neza ko iyo bamuhamagaje azana n'izo nzego, ari nayo mpamvu na n'ubu ubona atarakurikiranwa. Aho se bakijyanye tureke gukurikiranwa byo wenda bigira procedure bicamo, ariko inzego wagiye ukigezamo nka Rwanda Revenue uzigaragaza ibibazo by'imisoro ndetse na RIB, igisubizo nka Rwanda Revenue yaguhaye cyo cy'imisoro
ni ikihe? Rwanda Revenue nimara kuyandikira iyo baruwa navuze hejuru bamagaje ko inyandiko y'amakuru natanze ndayatanga yose nagiye muri iyo bitaga RPD sinzi niba yakoraga umugabo witwa Frank yes niba yingana muha statement of the fact maze kuyimuha nageze hasi kuri Ministeri y'Ingabo yamaze kugira ate umukire amaze kubimenya ni nabwo yahise amamagara abibwira na shangazi ubwo icyo gihe Rwanda Revenue umukozi nawe amamagara ambwira ngo umugabo afite abantu bakorana na hano benshi ngo ni umukire amurugero witwaga Richard Tusabe yayibaraga Rwanda Revenue ambwira n'undi witwa Judith yayibaraga ishami ry'ibinyabiziga we yanambwiraga ko uwo muntu baniganye muri yerika mu by'amategeko ati abantu rero bakorana nawe mpitambwira ariko urambeshye kuko iminota 5 ntago wakagombye kuba utanze raporo ku muyobozi wawe warangiza nawe akabigejeje kuri amuntu ahubwo ni wowe ubyisha inyuma ubwo Rwanda Revenue byarangiriye aho nyuma yaho ariko tukiri aho wigeze kuvuga ukiva muri gereza wigeze gutangaza kuri channel yawe uvuga ko ngo banki ya Kigali yafatiye amafaranga yawe kuri banki bifitanye isano n'ibyo ngibyo ubwo ndagiye utubwira icyo byaje kugenda gute kugira ngo ufatire amafaranga ese konti yabaje kwirekura uko bigenze gute nta n'ubu ntago barayirekura kumva funzwe ndi muri gereza narabikuzaga amafaranga nkishira umwavoka nkamuha procreation ngira ngo abantu badukurikiye procreation bazi cyo ubu burenganze kujya kubikuza kuri konti yanjye narafunguwe rero bahita konti zanjye bazifunga ni muri bwa buryo nyine bwo gucecekesha umuntu kugira ngo abure ibikoresho akene ntazabona kunkurikirana kuko umukire yageze igihe cyo gushaka kuma miliyoni 20 ngo nzireke rero avuga ati reka ndeke nkoresha ububasha konti bazifunge akene namara gukena za miliyoni 20 nzazima ntazabiceceka kuko ni amakuru natanze Rwanda Revenue ntabyo yarizi ninjye watanze amakuru ku bushake agize icyama nkakemera rero Rwanda Revenue ntiyankurikirana hanyuma icyo gihe konti se konti naje kujya kuri Rwanda Revenue mbonana na komiseri ushinzwe abasora yitwa Pole ntiyagira icyo ambwira arambwira ngo se ngo urabona ninjye wasinye kuri baru ifunga konti zawe uhisinyeho ninde ni yuko nta mfite hano ntabwo ntibyibuka ndangije ariko ni umukozi wa Rwanda Revenue wa Rwanda Revenue of course ndangije mamagara Pascal uyu deje wa umuyobozi mukuru wa Rwanda Revenue arambwira ati Dieudonné urabona ninjye wasinye kuri iyo baruwa ndamwira ko yasinye n'umukozi ukora mu kigo niba Rwanda ifite nabandikiye ko ndayifite nandikiye aho mvire muri gereza mubwira ko bafunze konti zanjye ku buryo bw'amaherere none nyuma Pascal iyo baruwa muri secretariat central barambwira ngo nzaje kureba umuntu bishinzwe ngiye kumureba arambwira ati Dieudonné ati wakwemeye kare amafaranga yarimo ukazagenda uyishura gake gake ndamwira nemere ko nta ndimo kandi nabigaragaje mbere noneho ibimenyetso bihari binagaragara kuko ushaka kumbwira ngo nishyure ngo nibyo byaba byiza ngo twagiye tugufasha ngo ajya wishyura 1000 ku kwezi ukazayishura namwe 1000 ukazishyura 70 yego urumva ubwo ikivuye aho ngaho icyo nakoze nongeye gusaba ko nakongera kubonana nabo njyayo nirirwayo ngira ngo abantu byose mbifatira ibimenyetso nk'amajwi somehow ubwo barambwira ngo nzagaruka inshuro ya gatatu nkajyayo nkirirwayo nkategereza none aho mperukiyeyo nagiye nakirwa n'umukozi wa Rwanda Revenue azana icyemezo kigaragaza ko nasinyiye amafaranga nguko ndimo leta miliyoni 70 ndambwira ni reba itariki iriho urasanga nari mfunzwe kandi icyo gihe nabisinye bankorera iyicarubozo kuri station ya polisi ya Kicukiro iyo ngiye byanga kubyumva ariko icyo gipapuro nicyo kirimo kugeza uyu munsi iby'umwana wa 70 wanditsweho bihagaze gute uyu munsi kuko ubwo urumva binajyanye no kuba konti zawe zarafunzwe ubu ntago ukoresha konti yawe ntago wayikoresha gute ntago yikoresha zirafunze ngeze icyo kubitsa nge nabitsa ariko sinabikura nagerageje kubaza beka bura ntago ari beka gusa ni banki zose nakoranaga nazo yaba Ecobank Access Bank barazifunze none bazifunga basanga amafaranga ariho ngashyirwe kuri konti ya Rwanda Revenue muri banki nkuru y'igihugu yarariho yavanyweho kuko ntuza nubwo beka nayo yakoze ibintu binyuranyije n'amategeko ubwayo yagombaga kumenyesha mbere ko afunga konti zanjye nk'umukiriya wabo kuko tubitsa amafaranga kugira ngo bashingire umutekano baya managing ahubwo bahise bazifunga ariko nabarabajije muri beka
bambwira ko ikibazo ari Rwanda Revenue igihe izarekura bazarekura. ubwo icyo cyo ntabwo kigikurikirana. Ingewe hari ikintu bavuga ngo igihe nicyo gisobanura ibintu kandi ukuri guhora ari ukuri. Bako ikiza n'amahirwe nafite cyane bigaragaza ko n'ukuri nabigaragaje mbere ya byose za 2018 ngira ngo twabikozeho inkuru urabyibuka nuko byagenze icyo gihe. Kora ko nzi ko ngewe ntacyo nishinja kandi amafaranga tuyashaka kuri konti ngabike ikababike. Beka rero narayibwiye ngo kuki mwagiye gufata imitungo yanjye mutamenyeshe ngo twarakubuze mumbura mutese ndi mu gihugu. Nari nafunzwe kandi nimfunzwe na leta y'u Rwanda, ntabwo nimfunzwe na FRN, ntabwo nimfungiye muri Republika Demokarasi ya Uganda. Ahubwo niki nimfungiye mu Rwanda muri Mageragere. Mwagomba kunsangayo, mukansinyisha. Bati se none wakemera ugasinya ko urimo aya mafaranga. Rwanda Beka ndayibwira nge ntabwo nasinya ko mfite ikibazo na Rwanda Revenue, ahubwo ngiyeho muranyemera ku ibaruwa yanyu na sinya ariko nandikeho ko nta mwenda ndi mu Rwanda Revenue, ko nayo bwa ntayisobanura. Muri icyo gihe najyagayo Rwanda Revenue ndabwe ni ibyo mwamenyeshe biriye, bakanyereka email itari yanjye, bakanyereka nandi mazina, rimwe bakambwira ngo twaribeshe, ngo twakwibesheho. Niba mwaranyibesheho se mware kwi imitungo yanjye nkayikoresha nkiteza imbere. Ubona ko ari ibintu biba biri mu macenga, birimo za mbaraga z'abantu bapushinga ibintu bitagaragara, ariko havuga ko ari abantu navuga ko bakora ibintu bitemewe, kuko iyo mba nkora ibintu ngiye bitemewe ninjye wakagombye kuba ndi victime, ndi funzwe. Ngira ngo umucamanza arabibonye ko ndi umwere arandekura. Ahabwa abo bantu niba gikomereza kugira ngo uko nkomeza kugenda mbigaragaza bagenda basunika. Ari n'uwanambwiye ko hari umwe muri abo bantu bakekwa, ntavuga kuko nta kimenyetso mfite no gukeka, kandi sijya nkunda kuvuga ikintu afite ikimenyetso cyangwa kuvuga ikintu hazasubiramo. Wahise ujya gutanga raporo kumukuriye ngo icyo kibazo cyarakemutse, ngo cyuramukire ngo cyarakemutse. Kandi Colonel Ruhunga ariko niba kitari cyubwe yaranyibwiriye mu maso ye turi kumwe, arambwira ngo umugabo wakoze iperereza basanga koko ibyo bintu yarabinyanditseho ko iba kuri perezida bareba no kuri konti yanjye. Icyo gihe yanyandikaga ibyo bicuruzwa kuri konti yanjye, nabyo kandi mfite amafaranga 53. Ni nayo mafaranga icyo gihe yanjye yaragiye menshi. Bareba konti, amafaranga ajya kuri konti yini yaragurishaga, urumva, akajya gukora dedonoma muri Majerwa, agasinya karinge ubicyanye kandi atari nge, urumva, yangiza akabigurisha mu mazina yanjye, amafaranga ajya kuri konti ye. Ibi byose barabibona ko konti zimuvinga amafaranga ajya. Ibyo rero ni ibintu biba binagaragara mu noza mu bugenzacyaha cyangwa se abantu bakora iperereza, ni ibintu biba binigaragaza. Kandi urabizi kiriya gihe ndumva naho nakoraga kuri radiyo, amafaranga baduhaga bwari bukenda muke. Ntabwo ngomba gukora buriya bucuruzi, nta nubwo nigeze ncuruza n'inyanya, sinigeze ncuruza na soya. Ibyo byose aba ari ibintu bigaragara kuko muri iki gihugu cyacu ikintu ufite baba bakizi, nabo barabizi neza ko ubwo bucuruzi butanyanditseho. Ariko kubera reka nkingire ikibaba kanaka, turakorana, akorana na mugenzi wanjye, cyuma ni murenganura, uriya turiteranya. Ibyo bintu rero bikunda kubaho. Hanyuma reka tukorere ku by'urubanza rwawe wavuze, wenda twaduciye muri ryo kugira ngo ibyo wavuze bibyishe inyuma bisobanuke. Urubanza rwawe ntabwo ufite ubwoba ko ushobora kongera ugafungwa? Ngewe ntekereza ko nta bwoba mfite bwo kongera gufungwa, kuko amategeko ariho, ayandekuye aracyahari kandi ibimenyetso ndabifite. Ntafungwa gute? Sinabwo nanafunzwe Abanyarwanda bazamenye ko igihugu cyabo nta butabera gifite, bazamenye ko nta butabera gifite. Nzaba mfunzwe ku mpamvu za politiki, nayo ari politiki y'imbeho, kuko ntabwo ngiye mpamya ko naba mfite ubwoba, naba mfite ubwoba ko nicyo nishinja. Ahubwo abo bantu bamfunga bari politiki, nayo politiki y'imbeho imaze iyo myaka 27 muri firigo, kuko ngiye ntabwo mpamya ko nta kintu cyamfunga. Kuko iyo narebye banasesengura bavuga ko ngo banyendega kwitirwa ngo kubera ngo RMC yanditse ibaruwa ivuga ko ngitanzi, kandi ngo Ishema TV itanditswe muri RMC. Kandi iyo urebye kuri igira umuntu umunyamakuru n'ikarita itanga turayishira 2020 ikagira waranti y'umwaka umwe, kandi nta mwuga ugira waranti ubaho. Kandi no ikigusetsa mfite ibyangombwa bitandukanye 100 bwaryo, hano ndabifite, RMC yagisinyaho, harimo n'iyi baruwa mfite hano biranga abantu tujye dukura n'abantu mu rujijo. Iyi ni baruwa ya Rwanda Media Commission yasinye, yemera ko yakiriye dosiye yanjye
yuzuye cyo kuma press card. Rero kuvuga ngo bakabyitwaza ngo ntabwo nisiriye urwego ngo bakabimfungira, baba bavuze ko iyi Rwanda Media Commission atari yanditse kandi ibi byose byagiye imbere yuko mfungwa, umve za mbaraga ziba ziri inyuma umuntu agafungwa ku maherere, dosiye iba yuzuye. Haba harimo ko umuntu agomba kwishyura amafaranga 20,000 bya press card. Dore ngiye bumva ni iyi borudero yishyuwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 2020 saa 6:40 byabaye mbere yuko mfungwa. Ubwo rero ibyo ngibyo kubimfungira kandi mfite ibimenyetso byabaye mbere cyaba ari ikibazo, niyo mpamvu nahita mvuga ngo nta butabera bwaba buriho, kuko ariko akanya sinaba ko nta butabera buhari kuko narabuhawe njyewe. Butabera ntabwo navuga ko nta buhari kuko narabuhawe, bangize umwere, ariko navuga ko nta buhari bongeye kumfunga kuko baba bamfunze mu buryo bwo kuvuga ngo budasobanutse. Dusoza ni icyo wavuga kuri dosiye yawe mu magambo makeya wenda waba utavuze? Njyewe icyo navuga yuko abantu bagiye bareka kujya mu nyungu za politiki nazo zidafatika zidashinga, politiki za munyangire, kuvuga ngo umuntu bwo yavuze umukire. Kera baravuga ngo nta muntu ngo urega umukire ngo yurege usanga ari we kuregera, naje gusanga ari byo, kuko iyo ndega Twagiramungu Jean Marie mbisobanura mfite ibimenyetso byose bigaragara, bikagera naho nshobora kubifungirwa nta cyaha nakoze, ubona ko ibyo abantu bavugaga kera ari byo. Rero icyo nasaba nk'aba bantu baba bari mu nzego z'igihugu cyacu bafata ibyemezo, hari abantu benshi nanavuga nanemera exactly nka Perezida wa Repubulika Kabarebe n'abandi batandukanye, hari abantu bashishoza benshi bashishoza, ariko bakabeshywa nabo bizeye bahaye inshingano. Harimo abaruhunga, nabona abagabo nzikara abanyabwenge, ariko badashobora gufata icyemezo ku kintu runaka kubera amabwiriza aba yatanzwe. Nkaba rero mba numva ngewe ku giti cyanjye hakagombye gukurikiranwa, ntibumve ko amaboko ari utundi azamushyira mu kaga, ahubwo bakumva ko bakwiye kurenganura umuntu, kuko urumva nk'izo miliyoni 70 ntabwo yari ayanjye, ni amafaranga y'igihugu sinayasabaga. Ngewe aka kanya banayishyuza miliyoni 70 ntabwo ngewe najya kurekarama ngo bampembe hoya, kandi iyo nabishaka umugabo amaga miliyoni 20 nceceka nagomba kuzifata. Ariko nusoma ibitabo bitandukanye bazakubwira ko buri habanza igihugu hagakurikiraho umuvandimwe ashaka kukwanga ugakomeza kuba mu gihugu, ariko igihugu cyo cyakwanze uzi uko bigenda. Wenda hari ibitabo byinshi uzagenda usoma. Rero njye navuga ngo kujya niteranye n'igihugu nakiteranya n'umuvandimwe. Ubwo iyo urebye rero ubwo buryo bw'ayo mafaranga ntabwo ari kujya mu isanduku ya leta. Abavandimwe rero nibareke gutera umuntu ubwoba, bareke gucecekesha umuntu, babihuze n'umwuga akora, bashaka gucecekesha uburyo muri ubwo buryo, acecekesha umuntu muri ubwo buryo, kuko ni ibintu biciriritse cyane bitekerezwa n'umuntu utarageze muri garidiyene. Kuvuga ko umuntu ashobora kurengera undi ngo ko ari umukire, ntekereza ko bakagombye kubikosora bakamukurikirana, kuko ikintu ndakigarukaho nsoza. Hari abantu bafunzwe muri za gereza baribye dodo, hari afunzwe bazira ubusa, kuko umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge aramwe ngo 45% by'afungiye muri gereza ya Nyarugenge bararengana, yarabinyibwiriye ngomba kumukotinga ko n'umuyobozi. Abo barengana rero akaba ari umuntu wanyereje miliyoni 70 zagomba kujya mu isanduku ya leta, akaba kidegembya. Binyereka nanone ko hari igihe kigera abantu bagafungwa bashaka gufunga, bakababaza bashaka kubabaza, ariko babagira ko atari ibintu byiza. Babagira ko bakurikirana umuntu mu buryo bwa nyabwo, bakamukurikirana bavuga ati dore icyo ukurikiranywe n'iki ngiki, byagenze gutya. Kumva ko byambaza kumva ko kurega umuntu ibintu byabaye muri za 59 hasi y'ingiye mu myaka tutarabona izuba, kumva ko kurega umukire, kuvuga amakosa y'umukire ari sakiriro go bagufunga. Rero ndasaba ko bakurikirana akakanya bakavuga bati wa muntu wanditseho Cyuma ubucuruzi twakoze iperereza gutya, twasanze ko ari ubwa Cyuma cyangwa twasanze ari ubwa Kana, bikava mu nzira. Kuko nakuno umuntu yagiye kuvuga ku bageni baraye muri stade, ugiye kwerekana umuntu warenze ku mabwiriza, ugiye kwerekana umuntu utambaye agapfukamunwa, ugiye kwerekana umuntu wari umutungo w'igihugu.
sinzi abo bantu niba bakorera n'igihugu banagikunda cyangwa se hari ubundi buryo bagitekerezamo, bakagombye kujya bafata n'abo bantu bakavuga bati ibyo Cyuma yavuze, bakamuhamagaza ati dore ibyo wavuze n'uwavuze nguyu mwicarane mutubwire uko bimeze. Rero kubicengacenga gutyo numva atari byiza, nkaba numva niba nta kindi mwambaza nkaba nasoreza ngaho, kandi nanashimira n'abantu bose baje kumba hafi, abaturage bamerekeje hano ku rukiko n'abanyamakuru mwakoze kuza, kuko n'aya makuru abakenewe ni umusanzu muba mugomba gutanga ku gihugu, kwerekana uko bigenda. Kuvuga rero ngo umuntu bamukurikirana ngo inyandiko mpimbano, sinjye wa mbere akoresheje umuntu utarize itangazamakuru, sinjye wa mbere, hari ibitangazamakuru byinshi. Kuvugana rero kunshiraho ibi byaha, kandi none ngiye mbifitiye ibyangombwa ko ndi umunyamakuru wabitangiye 2014, mfite n'ahantu nakoze bigaragara, mfite n'ibyangombwa by'inzego z'ubutegetsi ko ndi umunyamakuru. nta numva atari uburyo bwiza bwo gukemura ibintu, ahubwo bajya begeranya abantu bafitanye ikibazo. Nakwebwiye uwo nyifitanye nawe bati cyavuyemo ni iki, yemewe kwishura gutya na gutya.